boy Black Monster, aka Body Gangster, Tattoo Boy OG. You know what I'm saying? Right now ndi hano kabisa naje nabazaniye indirimbo yanjye, nabazaniye byinshi nshaka kubabwira ku bijyanye n'umuziki mu Rwanda. Hari byinshi nshaka gukora. Uyu munsi rero naje hano kuri TV Genesis TV kugira ngo twifatanye kurikirana ikiganiro ni Access to 50. Yeah. Okay. Let me give you freestyle. Let's get it. Yeah. 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 My city. Kigali ni ngari. Nta nubwo hano turya ubugari. Yeah. Let's get it. Kigali my city. Hano ntabwo turya ubugari. Babarira kwanza utaza kuzana iby'imikino maganza ukaza gushiduka ndi kugukoma amarasta tatu kuri screen zose nkuko Jay Polly yabivuze cyangwa se Pifra n'abandi ba Janksi. Yeah. My city ndashaka kugira ngo mutaza kuza kwicwa n'ubugari. Kigali singari zaman gangster Black Monster body gangster wa mujama kuva kwa gihanga mu bahangiyo nidukina dushaka umufunga amafaranga niyayoboye iduniya gangster hasla nimbutana shoni ibyo birakureba izi noti kwanza amadara nimbuta yafite uraza gukubitwa kwanza ujyanwe kwa kabuga. Yeah, itware fresh higa wa mufungo byuka kare gangster. Hey beat ndazikoma nago njyana gangster right and nyinshi y'amafoto mukajiba turya hustler last time. This is not my last time. This is time to do. Hey, this is time to do. Hey, my town. Yeah, juru gangster. Yeah, nimbuta nashona basi visit Rwanda. Basuze nkwereka ingagi mu Rwagasabo gangster. Ababebe bafite ibinyagesho bijegera barabikora fresh nta nubwo tujya dukina amafaranga kwanza niyayoboye iduniya. Yeah, let's get it mumeze mte mumeze fresh. Yeah, mumeze mte mumeze fresh. Yeah, nanjye nibwo nkigera ahangaha kabisa gusa ndashaka kugira ngo abantu mukunda umuziki nyarwanda muze murebe ibigiye kubera ahangaha. Ndashaka kugira ngo mbereke indirimbo yanjye yitwa icyo nshaka. Uzi ikintu nshaka nawe ushaka gusanga aricyo nawe ushaka aho ngo wicaye uri kundeba. Ikintu nshaka nawe ushaka gusanga kiri gushaka. Reka duhuze noneho mu kanya urebe indirimbo yanjye bayita icyo nshaka. Reka mbaziture. Okay. Yeah. Yinjira umujyi naje nkupita y'amakiki y'amabiti ntabwo nayaherezaga. Black Monster body gangster wa mujama kuva kwa gihanga mu bahangiye Muhanga. Hoya ntago ari kure wenda bakubwira ibitendo bakora. Abajama baho ntago tujya duheza nidukina dushaka ipinda dushaka wa munanda. Ni uyoboye iduniya uri kureba ngaha. Black Monster body gangster nzagutwikira wenda koroni kuzirike nzakuzitura humura ntago nzagupushiriza nzagukorera imiti nzagucangira amarange wenda bikurenge. Black Monster body gangster wadabaga ngende rasta ngende hustler. Icyo nshaka ni dollars. Black and Jack ifaranga ndavuga ya mahela. Yes, icyo nshaka ni dollars mula. Icyo nshaka ni dollars. Black and Jack ifaranga ndavuga ya mahela. My gangs turabyumva fresh. Icyo nshaka ni dollars. Guhiga inoti nibyo byanzanye umujyi ntago nanaryama ngo nsinzire. Abajama benshi baramvuga abandi bakanga no kumvuga
gusa ndabikora benshi bakabibona ndabizi bazankunda abandi bazanyanga ibyo ndanabizi kuva kera nabonaga imiryango inapinga nta nubwo bari bazi ko bizagera aha nanone ndebera abenshi baranzi abandi barankunda bamudira ukuntu ndumuja muvugisha ukuri nshaka inote cyane ndashaka kuba umugabo ndashaka kubikora fresh nkacenjinga kemo okay icyo nshaka ni dollars raka nshaka ifaranga ndavuga ya mahera my gangs urabyumva fresh icyo nshaka ni mula dollars icyo nshaka ni dollars raka nshaka ifaranga ndavuga ya mahera my gangs urabyumva fresh icyo nshaka ni dula cash okay yes amahela yego niyo nshaka nawe wabona ari nawe ariyo ushaka aho wicaye aho ngaho uri kutureba gusa ibyo ukora byose ubikore fresh kugira ngo ubashe kubona ayo mahera akazi kawe ugakore bibe fresh ayo mahera uzayabona for real yeah okay let me give you freestyle reka nze nguhe aga freestyle gatoya tumaze iminsi turi muri cogam hari abanyamahanga benshi baje mu Rwanda bahishimiye ewana byanze bikunze hari n'abazahatura hari bazahabona abagabo hari abazahabona abagore ndabizi neza mu Rwanda dufite byinshi byiza rero nawe gerageza nimba ufite n'inshuti ziri hanze y'igihugu uzemvite zisure u Rwanda dufite byinshi byo kubereka for real okay let me give you freestyle let's get it yeah okay yeah Kigali umurwa w'ubugari iby'ubugari babari nutaza kuzana no kumupeta ibigari bigaruga by'ubuni ha oh my god haha old school yeah yeah kufana kera wa muhungu yaje 9 nibwo yabije mo gangsta nimbuta shona ntabwo aribwo nkiza ntabwo aribwo nkigwa muyu mujyi kwanza naciye muri byinshi nk'umuhasla naciye muri byinshi nk'umurasta w'umurasta man abenshi bavugaga ntaho uzagera abenshi babyitambitsemo gusa nacyo byamaze nacyo byabamariye kuko n'ubundi impano yanjye ntaho izajya imana yayimpaye fresh yayimpaye kera niyibizi fresh ko bizanagenda hey wait yeah okay let's get it kuva imuhanga kwa gihanga mu bahanga iyo wa muhungu yabijemo fresh yakunja za nkweto afunga za nkweto abikora fresh arya tabati mpaka mu mujyi icyo yashakaga ni wa mufungo y'amafaranga hey nimba udashona ibyo birakurola ibyo ngibyo nago nje biri kundora icyo nge nshaka ni amadala amafaranga kwanza nkabikora fresh nk'umujama w'umurasta kuva kwa gihanga mu bahanga iyo nimba utanashona nimba unanashona ibyo ni fresh ni cool yes what's up mumeze mte muri kubyumva mte yeah aka kabiti kari hadiko aka kabiti kari hadiko ndashaka kugira ngo mbabone muri kubyina mukubite buri yeah let's get it 1 2 3 go yeah nta mikino nta mikeya mu kaji abana mbambabona izuba ryabakomye abandi hirya barimo bihiningi udutwa nitwo tuyoboye maniga yeah mu kajiji fresh nta
n'umwe wita ku zundi. Icyo nzi neza nuko buzana cyane, nimba wanakubiswe ejo wenda uzanarya, nimba waraburije tuza birakurora ejo wenda uzabikora fresh, uzabibona nawe uzabariza inoti. Yeah, yeah. What's up, what's up? Haha, mumeze mte. Yeah. Evan, nanjye meze fresh, ndumva nishimye byatari kubaha freestyle. Yeah, ndumva nishimye kabisa. Gusa turacyakomeza, mfite byinshi nshaka kubaganirizaho, nshaka kubabwiraho ku bijyanye n'umuziki wanjye. Ubundi njyewe ndi umwartiste rero sasa ushushanya ibintu bijyanye na tatuwaje, nshushanya ku ruhu, ntera tatuwaje. Abenshi barabizi, nagiye ntera abantu benshi mu gihugu, ntago nibuka imibare ariko ni benshi barabizi. Okay, umuntu wese nateye tatuwaje, peace and love, ni benshi ndabizi, muri benshi. Rero sasa ndashaka ko ubu ngubu ndashaka gukora album. Giye gukora album, gusa ndashaka ko mbere ya byose mubanza mukamenya channel album yanjye igiye kujyaho. Ngiye gukora album y'indirimbo 7. Iyo album izakorerwa muri studio yitwa MOSTAR Record. MOSTAR Record bafite ibikorwa byinshi muri no minsi bari gukora. Hari abandi ba artist nabo bari kuhakorera benshi baba superstar hano mu gihugu musanzwe muzi. MOSTAR Record ni studio ikomeye. Ndashaka kubigukorera fresh, ndashaka kuguha kuri iyi mistari, ubundi ukanapinga cyangwa ukemera ukamafollow cyangwa like cyangwa yeah. Nkakurya amashot nimba uri na haters, nkakurya amashot nimba uri na haters. Nimba utanafata baguhama urashona cyangwa ntagushona. Genda shona ndabizi fresh ma gangster. Uru Rwanda rwa Gasabo twabitangiye kuva zamani, tubirwanira tubishaka tubihatanira. Yo ma gangster, yo ma rasta, twabikoze kuva zamani gangster. Yeah, access to 50 yeah yakuzaniye. Let's get it. Ntago dukina izi beat tuzica buturi ma gangster. Yeah, okay, no. Abantu bari kuri social media, duhere kuri IG, Instagram. Jya kuri Instagram wandikemo tattoo boy designer. Ubundi njyewe nkunda gushushanya cyane, niyo ndyamye ndabirota. Iyo ndyamye ndota ndimo gushushanya kabisa. Nkunda gushushanya biri deep. Jya kuri Instagram wandikemo tattoo boy designer. Ufollowing, urumva. Jya kuri YouTube wandikemo tattoo boy designer, urahita ubonaho indirimbo yanjye imwe. Ejo nzashyiraho iyindi gutyo. We bikore gutyo, ubundi dukomeze twenjoying. Access to 50. Genesis TV, the center of happiness.